tugarutse rero nanone ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Urabona ko iminsi igenda yicuma, ibintu bigenda bijya ahagaragara. Inkuru tugiye kuganiraho uyu munsi icicikana muri ino minsi ni yura mupapa urembye. Abantu bavuga ngo ararembye, abandi bakavuga bati byararangiye. Ese azasimburwa nande? Ni iki kigiye gukurikira? Icyo twababwira ni kimwe, ni uko bavuga ngo niwe mupapa wa nyuma, abandi nabo bakavuga Trump niwe wa nyuma. Twari babwiye bya Trump ukuntu yagomba kuzamo kugira ngo asoze iriya gahunda kiriya giceri. Ariko uyu munsi reka twibande kuri uyu mupapa na gahunda za Satani ibihugu mpatse ibihugu bifitiye isi yose kugira ngo bikumire ubuhanuzi budasoza. Ibaze nawe ukuntu Papa Benedict bamuvanyeho igitaraganya akagenda, nyuma hakazaho uyu nguyu nawe. Urabona birihuse, ntabwo abapapa bamaragaho igihe gito nk'uko turi kubona. Kubera iki? Ni ibintu by'ibihe byose bibaze bipanze neza ku mubare kugira ngo bijyane muri gahunda za Satani bafite, bavuga yuko zishobora kuzajya ku mugaragaro mu mwaka wa 2030. Ni ukuvuga ngo rero uyu mupapa naramuka agiye bizagenda gute? Bagomba guhindura ibintu byose ku buryo noneho bigaragarira buri maso ya buri muntu wese ko gahunda za Satani noneho zitangiye ku mugaragaro. Niyo mpamvu hamaze iminsi hahwihwiswa bya bintu by'idini rimwe. Wibuke ko bagomba gukora idini rimwe. Urabona uyu mupapa niwe wabishyizemo ingufu cyane, baramukoresha, ajya muri bihugu by'Abarabu, za Israheli, ajyayo hose arazenguruka. Zari zo gahunda ze bagushyiraho, bagufitiye gahunda ye yararangiye, ubaragiye. Ni ukuvuga ngo byose byaranoze, biranozwa neza, bamusunitse kugira ngo abigire mu ruhare, kuko bamwitaga ngo niwe papa nyir'ubutungane. Kandi tuzi ko nyir'ubutungane ari Imana imwe yo mu ijuru. Nakubwiye ko ibi bitera byose biriya bintu byo gusenga ibishushanyo, byo kubipfukamira ukabyitura hasi, Imana ibuza ko ari ikizira. Mubwira ko ariyo mpamvu idini Katolika ari idini ugomba kumenya ibyaryo, noneho ukamenya neza iby'iminsi ya nyuma uko bizagenda. Amadini navaho, abantu bose bamaze kumenya ukuri. Turi kwinjira mu gihe cy'ukuri rero. Ya magufa yari yarumye asubijwemo umwuka, yongeye kugira ubuzima. Ni ukuvuga ngo ubwami buje, biriya bintu abantu babeshya ngo abantu bazagenda mu ijuru badapfuye, ntabwo ari byo. Ni ikinyoma babeshya abantu. Ubwami bw'Imana bugomba kuza kuri no kwisi, kuri no si, kugira ngo bwigaragaze. Wibuke muri rya sengesho rya Dawe mu ijuru, reka ubwami bwawe buze nk'uko bimeze mu ijuru aba ariko biba mu isi. Ni ukuvuga ngo Kristo agomba kugaruka hano ku isi akayobora, ariko abambari ba Satani na Antikristo bo ntibashaka ko uwo mugambi usoza. Akaba ariyo mpamvu bavuga bati tugomba kukumira. Uyu mupapa rero namara kugenda, byazafata ukwezi, byazafata amezi 2. Urabona ko hari igihe amara igihe papa batari bamushyiraho. Ubushize sinzi igihe cyashize kugira ngo bashyiraho ni papa, ariko byibuze hari ibyumweru 2-3 hafi kwezi. Ubu rero uko bagiye kubigenza ari nabyo bazakora nyuma ya Trump arangije manda ya kabiri. Bakuvanaho perezida, bakavanaho iby'ubupapa, noneho bakazana ibintu bijyana abantu mu mujyo w'idini rimwe. Uvuga ngo rero uburyo umuntu aba ari umuntu, uriya mupapa nawe nibagiye ibyo yakoze nimba yarabikoreye abo bambari ba Satani, kandi abizi abibona, kuko abantu bose barabivuga hirya no hino. Abapadiri benshi, abamusenyeri benshi bitandukanyije nabyo, barabicyaha, babirwanya bivuye inyuma. Ngira ngo warabibonaga bavuga yuko gahunda barimo ari umugambi wa Satani, bashaka koreka ku isi. None nawe bibaze ikigiye gukurikira. Uyu mupapa ni bucya twumva ngo byarangiye, hagiye gukurikiraho iki? Ko ari bw'isi igiye kubona koko noneho umugambi wa Satani. Wibuke Satani yamye yigira marayika w'umucyo, ariko ubu ngubu agiye kuza ajya ahagaragara ko atazongera kujya mu bwihisho, kuko Satani kugira ngo aganze agomba kwiyerekana ibikorwa byose. Warabibonye ibintu by'ubutinganyi, wabonye iki byose byabaye. Noneho wumva ukuntu Satani ari umugome ukomeye cyane, bafite amayeri akomeye ku buryo kugira ngo uyavumbure. Ni ubuntu bw'Imana no kubura ijambo ry'Imana ukaba wari kuri iki gihe kirekire, kuko natwe ibintu tubimazemo imyaka irenga 10 tubikurikira. Bashyizeho Biden akora akavuyo, bazana iby'ubutinganyi, bazana ibyo byose babikwiza hirya no hino, byamaze gufata. Ni ukuvuga ngo bo barabizana bakabifatisha, bamara kwifatisha bagahita baguha
Trump akaza yagize marayika w'umucyo ukagira ngo nta hantu ahuriye nabyo. Wibuke ya nyoni nakubwiye ni ya mababa abiri ari ku nyoni imwe, niko bakora, niko bimeze. Noneho urabona ibyo Trump ari gukorera abantu b'abalatino bari bava muri Amerika y'Epfo, bari kurira ubu ngubu bavuga bati twamutoreye kandi benshi nibo bamutoye. Wibaza noneho nibyo bikwereka ukuntu Satani akora, marayika w'umucyo kandi ari Satani. Niko bakora, bafite gahunda ndende bagomba kuba basoje muri iyi myaka 5 iri imbere, kuva kuri 2025 kugera kuri 2030. Ni gahunda bafite yo kuba bafite isi neza 100% niko batekereza mu maboko yabo, ariko Imana iravuga iti no, ntibishoboka. Imana nyine izatabara, kuko idatabaye nta gihumeka cyari kurokoka. Mwarabonye ibyo bakoze 2019, biriya byose bakoze 2019 bagira ngo bagerageze barebe gahunda zabo kuko bafite nimba zizafata. Warayibonye abantu benshi barabyitabiriye babijyamo ku bushake bwabo. Twarababwiye tuti mwijyayo baranga, ariko ibigiye kuza no kuvuga ngo byo bizaza ari urangiza kandi babipanze neza. Uyu mupapa rero ibyo bamukoresheje, urabona baragufata nyine bakakureba bakakwiga mbere yuko bagwabura ubuyobozi. No kuvuga ngo ibizakurikira nyuma y'uyu mupapa bizahumura abantu benshi amaso. Kuki bizabahumura amaso? Abantu bari bameze nk'abari mu mwijima, bayobejwe n'idini. Wibuke idini, Imana irakubwira ngo idini ni imigenzo n'amahame n'amategeko abantu bihimbiye, bayafata mu mitwe, bagenda bayahererekanwa kuva mu bisekuru, ibisekuruza n'ibisekuruza. Niryo dini. Amahame, imigenzo abantu bafashe mu mitwe yabo, bayimira bunguri, bagenda bayihererekanwa kuva ku bisekuru n'ibisekuruza. Ubu rero iminsi ya nyuma abantu benshi bazamenya ukuri, ariko si ukuri uzakumenya kumenyera igihe cyangwa se bizaba byaratinze. Nk'ibyo uyu mupapa benshi mu idini rya Katolika natwe twamye turimo, ndakubwira nti twamye turi mu idini Gatolika, ariko iyo umaze kubona ukuri Imana iguhamagaye ikaguha ukuri, ikaguha agakiza, ukabatizwa, ugasoma ijambo bwawe, kongeye mpamagarwa n'Imana ikambwira iti urampora iki, ngwino nguha agakiza. Nabanje kwipinga, numva ijwi bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, nibwo navuze ati ibintu bishobora kuba ari ijwi ry'Imana. Bwa nyuma genda ugure Bibiliya, nibwo naguze Bibiliya ntangira kuyisoma kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Nisomye 2-3 inshuro izo 3, ndayumva neza, ndayimenya. Niyo mpamvu nkubaza nti ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 80, yewe se n'ijana. Wari wafata umwaka umwe n'uyu umwe gusoma ijambo ry'Imana, wumva iki ijambo ry'Imana rigushakaho, kuko atari byo wumva gusa, kuko ubuzima bwawe buri mu ijambo ry'Imana. Iri jambo n'ubuzima uriho ubayeho muri nosi nibwo buzima buri mahanga. Iyo umaze kubyumva ukabimenya, bihita bikwinjiza mu yindi si y'uko Imana yashaka ko tubaho. Nubwo turi muri nosi y'abantu yowe na Satani nkuko tubizi neza, ariko ntago turabisi. Nzi neza ko bitoroshye, cyane cyane iyo umaze kumenya ukuri, kwa kuri kukubohoye, uravuga uti ibi bintu bimeze gute. Rwa ruhande rukuzana mu isi rugakomeza rugukura rurwana, nawe ukarwana uvamo. Ni ibintu bitoroshye, ariko nzi neza ko iyo uhizeho umutima, natwe tugenda dukururwa, ariko tukagenda turwana, tugaruka kugira ngo tujye mu nzira ziboneye z'Imana, kuko tuba twaramaze kubona neza uko inzira z'umucyo w'Imana zimeze. Uyu mupapa rero tutegereze ibyo turebe. Icyo tuzi cyo nuko nyuma ye hari gahunda zikomeye za Satani zizaba abantu bose bo kwisi bagakangarana, cyane ari mu idini Gatolika, bakavuga bati ibi bintu twakurikiye ni biki? Nibatangira kuvanga iby'amadini
nzi neza ko abenshi bazasimbuka bakavanamo akarenge kabo, nibwo ibintu bizayitangiye kujya ku mugaragaro. Tubitegereze rero turebe aho bigana, ariko niba uzi ubwenge injira mu ijambo, natwe kuko twongeye kwinjira mu ijambo, kuko iyo ufashije Imana hasi nayo igufasha hasi. Garukira Imana, tugarukira Imana, kuko Imana iravuga iti nuyigarukira n'umutima wawe wose ukayizera ukayikunda, byanze bikunze izongera ikugirira ibambe, igusubize ku murongo nubwo waba waratamite, kuko Imana niyo nyirubasha. Komeza rero utegereze ibintu by'umupapa byatangiye guhwihwisa, byatangiye gusirikira ahantu hose. Jya umenya ko iyo batangiye kubikwiza ahantu hose, burya hari ikintu kiba kibyihishe inyuma, kandi noneho ukuri kwabyo kugiye kujya ahagaragara. Nibwo abantu ibihe nk'ibi Imana yagennye by'iminsi ya nyuma abantu bavuga bigiye kwigaragaza. Nongere nkwibutse ko bimwe abantu bavuga ngo abantu bazagenda mu ijuru badapfuye, biriya bintu byose ni ikinyoma, kuko ubwami bw'Imana bugomba kuza hano ku isi, Kristo akatubera umwami n'umukiza, natwe tukaba abantu be, akatuyobora cya kinyagihumbi mbere yo gucirwa urubanza. Ibindi nibyo bahimbye kugira ngo babye muntu, kuko ubu ngubu bigiye kuba, abantu bose bagiye kumenya ukuri. Nibamenya ukuri rero uzaba ureba ibizakurikira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.